Kolabo mu byukuri nta n'ikintu kinini cyane twayitinda tuyivugaho kubera ko siyo kolabo ya mbere ibaye. Ni kolabo nyinshi zihari ariko ikibazo ni kimwe. Kolabo ubwayo umuntu ayikora agamije iki? Kuri Diamond na The Ben icyo nakora no kwifuriza gusa ko amahirwe aba menshi, ariko nanone ugiye no kureba nawe wasanga indirimbo yitwa ya Diamond cyane kurusha ukuntu yitwa ya Ben. Nigeze kubona ikiganiro wakoze uravuga uti izo award mutanga igihe kizagera mu zihe ba nyirazo bazazigura baruhe mugeraho mu zihe ba nyirazo. Washaka kuvuga iki? Ni ibintu byoroshye cyane. Je sinirirwa nitindaho kuko yakoje bavuze ko mbanka, ariko reka babanze none urwango barugire rwinshi nirumara kugwira buri muntu wese yigize umusesenguzi nimara none bazatangira bo ubwabo bisesengure none bishakemo umusesenguzi wa nyawe ango niho tuzabirebera. Haracyari igihe nje navyo bizikora ubwabyo. Buri kimwe cyose gihemwa n'igihe gusa ni igihe gitoya. So urwango rwo muri industry urusobanura ute Adams? Urwango ni kwa kundi kubura ikintu umuntu ashobora gukora kindi gitandukanye cyangwa se kimufitiye akamaro aho kugira ngo yumve icyo urimo kumubwira. Ubwo ngo tutangiye urwango twafata ko ari rwinshi cyane. Ikibazo cyacu hano turacyakora ibintu macuri. Umuntu arashaka kuba umustar na mbere yuko agira igikorwa gishobora gutuma aba umustar. Wabyumva? So nka Ben Ruzima niba azi kuririmba ibyo biramureba. Ntabwo ari nawe wenyine, nta nundi muntu uwo ari we wese uzigera ajya kumufata hariya ngo murere. Nta muntu wabyawe ngo arerwe na rubanda. Iyo defo ko bayivuga ku bahanzi bafite karite zo kuririmba b'abanyempano. Of course nonse washaka kwigaragarira he, ni nkuko abakobwa benshi bandi bitwa ngo nibizongereza ari batagira ubwenge. Pifla we yaravuze ngo buriya ikintu gishoboka kugira ngo umuziki ugende neza none by'umwihariko umuntu nka Tom Close nuko yasiba buri kimwe cyose agatangira bundi busha ko nta muhanzi umurimo. Esko twizere ko mumeze neza cyane abadukurikira abakunzi ba JALAS Official TV, twizere ko muri amahoro. Akakanya nkuko mubibona ndi kumwe n'umwe mu bagabo muzi cyane muri no muziki kubera ko yabaye impirimbanye yawo kuva kera cyane na nubu arakomeje ndetse ngira ngo ibyo yiyemeje aracyabirwanirira. DJ Adams muramuzi cyane mu busesenguzi, harabona bonye nyuma baje benshi cyane babasesenguza ariko muzi ko yabitangiye abantu batabyumva. Ni ibintu bitari byoroshye. DJ Adams ibonye influence yawe bivuge gutyo mu buryo rusange niki ni yeshusho ubona mbese ubona DJ Adams na show business yo mu Rwanda ibyo yakoze ibyo yatangiye movement ye mucurange mukora umuziki ushingiye kuri gakondo abantu batabyumva ubona byaratanzwe umusaruro? Well, birashoboka ko bazina nashimire cyane abakunzi ba JALAS TV n'umwanya mu maye kugira ngo nshobore gusobanura tumwe mu tuntu abantu batumva neza cyangwa se abantu bumva uko bo babishaka, cyane cyane ko hari ibintu byatangiye byitwa urwango. Babyita urwango, babyita ko nanga umuziki, babyita ko sinzi n'ibindi bintu byinshi cyane bagiye bavuga. Ako mu byukuri iyo mbirebye ubu ngubu mpita nibaza ngo none se muraje noneho dufatanye kwanga cyangwa se muraje kugira ngo mwemere ko noneho ibyo mwitaga urwango ari urukundo. So ku giti cyanjye ni byiza cyane kuba barimo kubikora, barimo kumenya ngo ukuri n'undi ukuri ni hahandi kuri nago nta kintu kibwa kiri buguhagarike. Iyo ari ukuri kuguma ari ukuri, nta kuri kubiri kubaho, ukuri kuguma ari kumwe, ikinyoma n'ubundi amaherezo cyo kizarangira tu. So icyo navuga cyo ni ibintu bishimishije ariko nanone ni intambara itoroshe isaba n'undi gisirikare gikomeye. Umva ko nibo batangiye kuba bahari bagenda bavuga ko ari abasesenguzi sawa, ariko ikiza nuko bashobora kwenda bari ku murongo usesengura pana ibyo gutwika byandi ngo nagatwiko gusa nago biriya nago ari ibintu byo gutwika. Niyo mpamvu uva ku kintu kimwe ukajya ku kindi. Hari abashobora kuvuga ngo je nabaye mbiretse ngo niyo mpamvu watanyumva cyane, ahubwo je bishobora kubabaza ngo iyo amasomo nabahaye vacancy tufate ko ari nka vacancy nabahaye umwanya nabo babanzi babitekerezeho, nibasanga ari ibintu byo gukora bazaza nongere mbireke n'ibindi kuko ibyo naberetse na mbere hari ibindi byinshi bisigaye usibye ko nyine bisaba kugenda umuntu afungura inzira kandi izo nzira ziranahari kuko nungu ufite company yitwa Supreme Music Group Africa. Niba mara gukora uwo muziki bazongera banshake tu, niba mara cyane ko navuga ko wenda hano mu Rwanda baravuga ko umuziki wateye imbere cyangwa se wageze kure.
fine nimba bivuga ko utaragera kure sinzi ko bari buvuge ko ari urwango nanone ariko icyo nzi cyo nuko amaherezo wazabona ko nabwo hari ikindi kintu gikenewe kirenze ibyo basanzwe batekereza ko ariko bimeze. Yeah. Hanyuma Adams wenda kuri icyo kintu urusobanuyeho ntarakirengaho, iyo company yawe watangije intego yayo ni iyihe kugira ngo unabisanishe n'icyo kintu waruvuze uti abahanzi nyarwanda bibwira ko umuziki wabo bamaze gutera imbere? Buriya baravuga ngo wabuze umuranga yaheze kwa nyina, ariko nanone hari n'indi mvugo sinibuka neza ukuntu ivuga, ariko nanone bijyanye no kwamamaza nta kuntu ushobora gupfukirana ibintu ngo ubure kubyigumanira wowe ubwawe. So iyo Supreme Music Group Africa ni company ijyanye no kwamamaza, ariko ntabwo ari hano mu Rwanda gusa, iri ku rwego rwa Afrika kugeza ubu ngubu, ariko hari n'ibindi bice bimwe na bimwe byo mu Burayi. Abo ngabo nibo bantu banambwira ngo ibyanyu ko bitagerayo ahubwo ibyabo bikagera hano. So uzabishaka uzaba yumva ko tayari yageze ku gikorwa gifatika, yumva ashaka ko agikura ku rwego rumwe kijyana ku rundi rwego, uwo ngo nta kibazo azazidufatanye, nzamwire ku buryo bikorwa, ni mu buryo bworoshye cyane. Ushobora kumva ngo hari abahanzi bo mu Rwanda wenda bacurangwa hanze n'ibindi, bamwe muri bo mbigiramo uruhare, ariko ntabwo nshobora kujya hariya mvuge ngo mbigiramo uruhare cyane, kubera ko bo ubwabo barakitinya, ntabwo bashaka kwamamaza ibikorwa byabo. Bishobora kuba ari byiza cyangwa se bishobora kuba atari na byiza, ariko icyiza nuko bikeneye kwamamazwa, ariko hakamamazwa ibikorwa byiza kuko biranorohera n'ugiye kubyamamaza kubigeza iyo bigomba kugera. Yeah. So one of collabo dufite iri international kugeza ubu ni ya The Ben na Diamond. Why? Niyo iri trend, niyo nini. Collabo nkiriya nk'umuntu usesengura ibijyanye n'umuziki uyibona mu yishusho ku muziki nyarwanda. Collabo mu by'ukuri nta n'ikintu kinini cyane twayitinda tuyivugaho, kubera ko siyo collabo ya mbere ibaye. Nuvuga ya Diamond siwe wa mbere ukoranye n'umuhanzi cyangwa se umuntu hano mu Rwanda, kubera ko yigeze no gukorana na Micho the Best, nta kintu yamumariye iyo ngiyo. Nubwo ariyo collabo kazi, kubera ko ba Urban Boys bakoranye na ba Iyanya bo muri Nigeria, nubwo ari ikaze nayo kubera ko Tom Close yakoranye na Sean Kingston, we ni ku rwego rw'isi. So iyo ngiyo ya The Ben na Diamond wenda barimo kugenda bisobanukirwa ko bakeneye kuva ku rwego rumwe bajya ku rundi, niyo mpamvu ushobora kuvuga ko ari collabo irimo kugenda wenda ituma abantu bo mu Rwanda cyangwa se umuziki wo mu Rwanda umenyekana. Ariko biracyasaba n'izindi mbaraga, biracyasaba n'abandi gutinyuka gukora ibindi bintu nk'ibyo ngibyo. Hari collabo nyinshi zagiye ziba, ba Harmonize barakoranye, ndakeka barakoranye na Marina, bakoranye na Wasafi, ni collabo nyinshi zihari, ariko ikibazo ni kimwe, collabo ubwayo umuntu ayikora agamije iki? Kuko nano mu Rwanda barazikora, ari n'abandi usanga bakora collabo kibaza sasa nk'uyu ngo collabo ayikoze kugira ngo imumarire iki, babyumva. So kuri Diamond na The Ben icyo nakora no kwifuriza gusa ko amahirwe aba menshi, ariko nanone ugiye no kureba nawe wasanga indirimbo yitwa ya Diamond cyane kurusha ukuntu yitwa ya Ben, cyane cyane ko iri no kuri channel ya Diamond kurusha ukuntu iri kuri channel ya Ben. Ariko still ntabwo bujije ko hari icyo bizafasha Ben kugira ngo atere imbere, agaragare mu bandi. Ariko nakomeza gutyo, nibakomeza gutyo gusa yumve ko bizikora, ndabizi neza ko nta kintu bizabafasha. Yeah. Bimwe mu bintu wagiye unenga cyane abenshi mu bumvise mu busesenguzi wagiye ukora kuri radio, harimo ikijyanye na production y'umuziki wacu, ubona ko ufite evolution mu buryo runaka, ariko nanone n'uburi ntubura kugira ibyo unengwaho, by'umwihariko kuri iyo production nyine mvuze. Ngira ngo mu minsi ishize ubwo umwe mu producer banini cyane yitwa Element twaganiraga, naramubaje ndamubaza se ko hari comment ikunda kuza cyane ivuga ko Element agira beat imwe. Ubyumva turavuga ati ntago nabanye nkora beat imwe wampa igihembo, urumva donc yari gusobanura agendeye ku gihembo yatwaye. Ariko icyo kintu wagiye ukinenga kenshi ukagisaba, ukavuga uti mushingikirize ku muziki wanyu, murebere kuri gakondo, mwe gushishura. Ni iki kintu ubona ibyo wavuze byageze ku ntego cyangwa haracyari urugendo? Ese production mbese kuri ino saha uri kuyibona muri ishusho? So ku kibazo cya production, iyo iracyakenewe cyane, production irakenewe cyane kubera ko
niho ntangiriro y'ikintu kugira ngo kibe produit runaka mbere yuko nyuma yuko umuhanzi we agira ubwa bushake cyangwa se agira ya mpano yo gukora ikindi kintu cyo kiri uje mu bikorwa cyangwa se kiri utume cya gikorwa kiba igikorwa cya nyacyo nuko hakorwa production. Iyo production igomba kuba ari nziza. Iyo production nubwo wumva ngo umuntu yitwaza ko wenda yatwaye igikombe cyangwa ibindi nk'ivyo ngivyo n'ibikombe bya no mu Rwanda turabizi uburyo biboneka. Izo award turabizi uburyo zitangwa. Izo award nawe uyishaka wayibona bisaba iki se suku yigura gusa nta kindi bisaba nago bisaba kuyikorera. Bisaba kuyigura n'ibintu bizwi ivyo nje nta kintu kigoye kiri muri ivyo ngivyo. Ni ingero zirari z'ama award. Award ziraguruka. Award zino urayigura iyo nje nta kintu kiba gikaze kirimo. Hari n'izindi ziba ari ugusaranganya. Kubera ko ni wumva ngo indirimbo z'umuntu runaka nizo zirimo gukinwa kenshi ivyo ngivyo tayari bisobanuye ko ari we mwiza urumva nutabikora gutyo abantu bari bwumve ko ivyo wakoze atari byo kandi mu byukuri nago twarebeye ku wundi buhanga twarebeye gusa ngo kubera ko umuntu ari urimo gutrending ivyo ngivyo no ku maradiyo ku banyamakuru mu bintu byose ni gutyo bimeze wabyumva no mu ba DJ hose izo ni award ni ugusaranganya nta kintu kinini cyo ziri mu gufashe ntacyo hano mu Rwanda nta kintu kinini award biri gufasha ariko kuba uyifite ni byiza kutayigira hari ikindi kintu ikongeraho kuba uyifite ariko kuba utayifite nabwo nta kintu bigutwaye kubera ko ubizi neza hano nawe uyishaka wagenda hari ukayiguruka uvuga ngo nanjye narayibonye ni ibintu byoroshye ibyo ngibyo ariko noneho production ni iki production mu gihe dufashe umuntu agakora ikintu n'ubundi yakuye ahandi icyo kintu ugashaka kugisubiza nanone iyo wagikuye umva ko nta kintu urimo gukora kinini kiranga so ivyo ngibyo nabwo ari kosa ry'aba producer cyane ndafata ko ari kosa ry'abahanzi kurushaho kubera ko niwe ubutazi ikintu ashaka niba agiye hariya kumva gusa ngo agiye gukora indirimbo kuko nakanaka yakoze nkayo ikamenyekana ivyo ngivyo nuko abayibesha hari ikintu abayibeshamo aho ngaho kubera ko ubundi kugira ngo ugaragare nuko hari ikindi kintu gitandukanye n'ibindi bihari gituma ugaragara so nojyane bimeze nk'iby'abandi birakugora cyane kuva ku rwego rumujye kurundi wenda Adams ni wowe ugakomoje akajyanye na awards reka nkavugeho nako gato nigeze kubona ikiganiro wakoze uravuga uti izo award mutanga igihe kizagera mu zihe ba nyirazo bazazigura baruhe mugeraho mu zihe ba nyirazo washaka kuvuga iki ni ibintu byoroshye cyane hari ibikorwa bigenda byivugira hari abantu bagiye bakora ibintu bikaze cyane hano mu muziki mu Rwanda bikaze benshi cyane bagiye bakora ibintu bikaze ndaguha urugero ushobora kuvuga nka MC Mandi ushobora gusanga nta award nimwe yari yahaba kandi niwe papa noneho w'uyu muziki ngo uvuga ngo no muziki mushashi koko niwe wabitangiye ibyo ngibyo hari abandi bantu bagiye bakora production wenda tugaruke kuri za production hari abitwa ba BZB hari abitwa ba JP aba bantu bumva gutyo gusa ariko numenye ko ari abantu bahari kandi bakaze na n'ubu ngo bafashe runini muri no muziki yes nirirwa nitinda ko yakoje bavuze ko mbanka ariko reka babanze none urwango warugire rwinshi nirumara kugwira buri muntu wese yigize umushesenguzi nimara none bazatangira bo ubwabo bisesengure none bishakemo umusesenguzi wanyawe ango niho tuzabire haracyari igihe nje navyo bizikora ubwabyo buri kimwe cyose gihemwa n'igihe gusa ni igihe gitoya so amahere noke nibita basesenguzi hanyuma se bazasesengura iki usibye bazazamo guhangana nguriya nagozi gusesengura uriya nagozi gusesengura uriya ibyo yasesenguye yashizemo amaranga mutima uriya gutyo so abashaka kubikora neza bo bashiremo ukuri nibo kubishe ntacyo bitwaye nanjye ubwanje nta kintu byantwaye abantu baragiye baranyanga ariko nagonze umubare w'abanyanze nagonze n'umubare w'abankunda ariko nta numwe nigeze mbwira ngo ankunde ngo kubera ko nakoze ikintu runaka nta numwe nabwiye ngo anyange ako nta nicyo byantwaye yago ndahari kuri icyo kintu cy'urwango ukomojeho hari saga nini yigeze kwamamara cyane yawe na Tom ntabwo ndi kugira ngo wenda nzura kabuze cyane ariko ni kimwe muri scene zamamaye kubera reaction ya Tom kuza muri radio uburyo byagenze byose turabizi n'ubundi ukabihuza n'ijambo urwango abakwanze abagize ute tukabona n'ubundi na comment zigiye ziva mu bantu baba muri no industry zivuga urwango rwo muri industry urusobanura ute Adams urwango
ni kwa kundi kubura ikintu umuntu ashobora gukora kindi gitandukanye cyangwa se kimufitiye akamaro aho kugira ngo yumve icyo urimo kumubwira ubwo nguko tutangiye urwango twafata ko ari rwinshi cyane papa wawe yaragukubise ukiri umwana kubera ko wakoze ikosa sinzi niba urwo ngurwo nagwa ari urwango wagiye ku ishuri mwarimu aragukubita cyangwa se ibindi bihano kubera ko hari ikosa wakoze yashaka kukugorora sinzi niba ari urwango zino gereza dufite cyangwa se dufite hano mu Rwanda amagereza ama police station n'ibindi ngibyo sinzi niba bihari kubera ko leta ifitiye urwango abaturage urumva sinzi niba umuntu ufungiye hari ikintu yashobora kuvuga ngo wenda dufate ko wenda harimo abarengana ariko nyuma yaho ngaho harimo no kurenganurwa harimo no gukuramo abantu babi bakabagenda bakabagira abantu beza kugira ngo bagaruke muri societe babeho ari abantu bashoboye kuyibamo neza so niba ubwiye umuntu ikintu kumva ko ari urwango ikindi gihe imbere agasanga wenda ejo amubwiraga ari byo ahubwo sinzi impamvu batagaruka ngo bashimire bavuge niyo cyagiye nakubwiraga ngo nizo award arigiye zizagera bazihe nyirazo niba umuntu yaragize aho ngaho akabakosora bagatangira kwikosora bagakora ibyo bagomba gukora noneho nyuma bakazasanga bitari urwango ahubwo byari urukundo nabyo bazabyibuke nabyo bakore saga zo kuza gushima aho kugira ngo bakore saga zo kuza kunenga so kuri Tom we nagutwirwa tubitinda Tom n'umujyama wanje ni inshuti yanjye cyane bya nukuri kw'Imana nibyo ndi kuvuga nibyo pe Tom nta kibazo twigeze tugirana Tom nabo ngabo nyine bamasaga nibo bashatse ko saga ibasaga kandi nta saga yigeze icyambere impamvu mbikubwira gutyo impamvu mbikubwira gutyo nuko Tom ahantu giye narindi muri studio nago narindi mu kabari nabyumva muri iyo studio byasabaga ibintu byinshi cyane kugira ngo uyigeremo harimo n'ubushake bwanjye kubera ko nige wari ufite fingerprint kandi na hantu nka hatatu bivuze ko ari jewe uwo mwemereye kuzamo ahubwo ibyo icyo yaje gukoramo nicyo cyaje gutandukana n'impamvu namwemereye kuzamo umva ko ntabwo narindi giye nyine nandi kumwe n'abandi bantu ubundi bashatse kubivuga neza mwabaza Pifla kuko niwe yaramaze gutwara ndakeka niwe ari guma cyangwa se ikintu nk'icyo ngicyo so nandi kumwe na Pifla nandi kumwe na Kamishi nandi kumwe n'undi witwa Inspector Lewis hari n'undi muntu nago niuka neza n'ibintu bya cyera abanza ari 2011 so Pifla we yaravuze ngo buriya ikintu gishoboka kugira ngo umuziki ugende neza noneho by'umwihariko umuntu nka Tom Close nuko yasiba buri kimwe cyose agatangira bundi busha ko nta muhanzi umurimo ni Pifla wavuze ibyo bintu noneho jewe Tom abarambwira ngo agiye kuza noneho jewe cyanshimishije nuko agiye kuza noneho asobanura ukuntu atari umuhanzi noneho aza muri cya kiganiro aho kugira ngo asobanure ibyari bimuzanye yivugira ibindi yishaki reaction iranga reaction yanze sinzi niba ari je wabihombeyemo cyangwa niba ari wabihombeyemo gusa jewe nakoraga kuri radio icyo gihe nanunda cyakora kuri radio urumva cyane kuri icyo gihe ariko ngo nago cyukora cyane ariko wenda wasanga ari kwera izindi nshingano so kubera ngo hari ikindi kintu cyabaye gusa niyazagira umuntu nyinisha muri media nza nawe ubwo buntu ngo sinzi ngo agiye guhangana nanjye nzinzira nyinshi izo byo bita katagenda bizi kuva kera nzikata zo gusenya nzigata no kuzo mfite nakata zo kubaka umuntu zanza nawe y'imikino ngo sinzi ngo azagende yivugira ibyo ashaka uwo ari we wese ubishaka noneho ikizakurikirana wazakibona nigiye mbimubwiye kandi nta muntu nzifashisha nzabikora jenyine nigiye bikubwiye ntabwo nzifashisha undi muntu nzabikora jenyine niba ari izo kata ndazizi nyinshi kandi zitarimo n'ubugome bundi so nawe wemera ko umuntu ashobora kuzimya undi muri game of course yes of course kubera ko kuzamura umuntu akajya ku rwego rwo hejuru bivuze neza ko hari undi muntu wari kuri urwo rwego umanutse yego promotion kugira ngo ubu nagushora kuba uwa mbere ngo haze n'undi wa mbere nago bishoboka ibyo bintu iyo baye uwa mbere ubwo bivuze ko hari ni ngombwa ko hari undi muntu ugiye kuba uwa kabiri so kugira umuntu wa kabiri ni ibintu biroroshye nubwo ari ibintu bigoye noneho by'umwihariko nk'angaba hano mu Rwanda biroroshye ni nacyo kintu cyambere cyoroheje byoroshye cyane ariko so Adams wenda mbere ko nsoza ndagira ngo ukore comment imwe ku kintu n'ubundi kiri gutrendinga cyane uvuga iki ku marushanwa y'ubwiza muri rusange gutora Miss and Mr cyane Miss tuvuze kuri Miss
wenda reka nkoreshe ijambo rishobora kuza gusesereza bamwe ariko uri busize serezwe ni uri we wabishatse gutyo nyine gusa giye nemera ko physical appearance atari yo full package kugaragara neza nago bivuze ngo niwe mwiza niwe ufite ubwenge bwinshi no you need something else ukeneye ibindi bintu birenze kuba ufite ubwiza gusa gutya burebeka dukeneye n'ubwenge bwinshi so kubona umuntu hariya we arata gusa ngo ni mwiza nta kintu ntabwo bihagije hari n'ibindi birenze kuri ibyo ngibyo biba bikenewe so ababitoranya nabo ndabizi ko babikora babizi ariko nanone twa turuswa tuba turimo za giti n'ibindi nk'ibyo ngibyo n'ubundi byose kimwe giti ko yirwanyije ubu itaracitse ubu ngubu abantu basigaye bavuga ko abanyamakuru nyine batakirya giti urabona haje na za YouTube ahubwo abahanzi dusigaye tunabishyura kugira ngo duhe ama interview giti ko yirwanyije abonye itaracitse giti kuyirwanya nanone ngo ndacyayirwanya kubera ko nzakomezana nayirwanya ariko hari zimwe muri za giti zitashobora gupfa gukika giti ruswa y'igitsina iriya ntabwo ishobora gupfa kurangira iriya iroroshye kubera ko n'ubu ngubu ushobora kuryamana n'umukobwa nkavuga ngo ni sheri wanjye wenda basi nashaka wari sheri w'uwo munsi ariko n'undi ni ruswa kubera ko impamvu twaryamanye no kugira ngo njye gukina indirimbo ye so giti zo ziracyahari zizanakomeza zibe zihari igihe kinini gusa icyo nzi cyo nuko hari igihe zizagera aho ngaho zikarangira ariko zizarangizwa n'iki byahindi twavuze mbere duhere kuri production duhere ku muhanzi duhere kuri promotion no ibyo ngibyo nibimara gukorwa neza umuntu azaba adafite impamvu yo kujya kwifashisha umuntu uri bubeshye ko akazi urumva bizasaba ko we atanga igikorwa cye gusa hanyuma cyo kijyane nkuko twumva ibikorwa byo hanze bikaza hano mu Rwanda yego bakoze promotion mu buryo bwabo ako iyo kigeze hano mu Rwanda twige turagikunda tugakomezanya nacyo gutyo ko ari cyiza rero ruswa ubundi ifasha iki ifasha umuswa kugaragaza ko ari umuhanga kandi nyamara bamubwira ngo none ugaragaza ubuhanga bwawe bwanyabwo so rero Adams twavuze ibintu bibi cyane tugenda tunenga kubera ko nubundi ari wo murongo cyane abantu bakumenyemo ariko hari n'ibyo wishimira burya nibwo busesenguzi bwa nyabwo kuva ibintu byo uyu movement wayitangira ni iki kintu wishimira uwo ari wese ufata ko giye ibintu byanjye ari ukunenga gusa ahubwo niwe muntu wa mbere unenga kubera ko ntabwo azi icyo barimo kuvuga icyo nshaka kukubwira ni kimwe niba naravuze ngo umuziki ufite ikibazo nkabivuga muri 2010 2010 kugeza 2022 none ubu ngo akaba ari go haza abantu barimo gufatanya cyangwa se kugendera muri uwo murongo wo kubona ibintu bitagenda neza bagashaka kubivuga ubwo sasa sinzi ikintu icyo gihe cyose batekerezaga iki nago bari abana barabyumvaga nibo banengaga nibo bapingaga so ubu ngo noneho ko tuvuga ngo hari ikibazo cya ruswa hari ikibazo cya giti hari ikibazo cy'indirimbo zisa n'izindi hari ikibazo cy'indirimbo zitagera kure hari ikibazo hari ikibazo byose ibyo ngibyo abantu bakaba babivuga sinzi niba ari urwango nabigishije kugira ngo bagire urwango cyangwa se ahubwo narabatinyuye kugira ngo bashobore kuvuga ibintu bifite bigomba kugenda uko bigomba kugenda nyine so tuvuze gushimira reka tushime ibintu byinshi cyane dushimire ko abantu batinyutse kujya mu muziki bamwe barimo kuwukora neza abandi baracyakora uko bishakiye ariko abakora uko bishakiye nabo barabitswa nta kintu bibafasha nabo bagera ngaho bakabivamo dufate ko kugeza ubu ngubu uragenda ukumva umuntu arakubwiye ngo man genda shaka indirimbo yanjye man genda shaka indirimbo original yanjye je nakore natekereje nkayikora uragenda ukumva umuntu akubwira ngo man je sinajya mu gitaramo cya playback kubera ko ibya live birahari abantu barashaka kumva umuhanzi amashuri arahari abantu barimo kwitabira kujya kwiga umuziki byose ni ibintu byiza bihari collabo zirimo kumvikana ukumva umuntu agerageje kujya gukora ibitaramo cyangwa se arimo gukora igitaramo hanze y'u Rwanda kandi bikitabirwa ibyo byose ni ibintu byo gushimira ariko nago ari ibintu bigomba guhagararira aho ngaho ni ibintu ahubwo bigomba gukomeza noneho hakazamo izo mbaraga nyinshi z'abantu babona ibintu bitagenda uko bigomba kugenda gusanga kubera ko ari kanaka ngo ni ntakoreka nago wamuvuga gute na leta iravugwa n'abapresident baravugwa nkanswe umuntu wabuze ubwenge akajya kuyobera mu muziki soreje ahangaha rero ndagushimiye Adams ariko ntabwo nagenda utambwiye Elema ubona nk'umunyamuziki nk'umuntu ubikurikirana zikwiriye promotion ariko ubona zitayibona kugira ngo bese hari abantu tuzi nkangereka ngo urugero Biri Ruzima ni umwe mu bahanzi dufite bafite karite zose ariko kayoberwa nk'ahantu yabari
so rero nawe ibyo byose arere mu bubona ukavuga uti zerema nubwo bwose mwazirenze ingohe bibaye byiza mwazihanga amaso. Reka noneho ugiye nkubwire ikintu kimwe aho ngaho. Buriya ndafata urugo ingo tubamo. Wowe iyo ufashe umwanya ugafata ugatereta umukobwa wamara kumutereta mugakorana ubukwe, mwamara gukorana ubukwe cyangwa se ubundi buryo ubwo bwose mukabyara umwana, uwo mwana inshingano zo kumurera aba ari izande, barizanye umwe. Okay fine. Noneho reka tufate ko uwo mubyeyi ari papa, ni jewe mugabo, umugore ni producer, umwana ni ya ndirimbo. None se aho ngaho urumva ko indirimbo ari indi ukwiye kuyipromotinga, si jewe nyirayo. So uravuga JALAS ntabwo ari inshingano zawe, ni inshingano zuriya mubyeyi. Iriya ndirimbo cyangwa se we n'ubundi ntabwo tugiye kwamamaza Bill Ruzima, tugiye kwamamaza ibikorwa bye. Urabyumva? Ikibazo cyacu hano turacyakora ibintu macuri. Umuntu arashaka kuba umusitari na mbere yuko agira igikorwa gishobora gutuma aba umusitari. Urabyumva? So nka Bill Ruzima niba azi kuririmba ibyo biramureba, ntabwo ari nawe wenyine, nta n'undi muntu uwo ari we wese uzigera ajya kumufata hariya ngo amurere. Nta muntu wabyawe ngo arerwe na rubanda. Iyo defo ko bayivuga ku bahanzi bafite karite zo kuririmba b'abanyempano. Of course nonse washaka kwigaragarira he, ni nkuko abakobwa benshi bandi bitwa ngo nibizungereza ari batagira ubwenge. Ni gutyo bivugwa, ariko sinzi niba ariko kuri barahari. Ariko noneho nibo bantu bakagombye kuba babizi, niba babizi ko babizi. Noneho nibagaragaze ko babizi. Ibyo bikorwa nibyo dushaka ko bigaragara. Biragaragara gute? Utazi gukora promotion azanyegera, ariko sinzayimukorera ku buntu kandi si giti. Mfite company bishinzwe n'abandi bo mu mahanga baranyishura nkanswe abangaba hano. So nta muntu nzigera mvuga ngo jewe nshinzwe promotion. Nta radio nimwe ishinzwe promotion y'umuntu runaka, nta munyamakuru n'umwe ushinzwe promotion y'igikorwa runaka. Niwe ku giti cy'ugomba kwikorera promotion, akaza gashaka JALAS cyangwa se akajya kuri televiziyo cyangwa se akajya kuri radio. Byamuyobera ukuntu bikorwa, muzashake abantu babizi babibakorera. Niba bumva ko nta wundi muntu hari, genda hari, kandi je sinzigera promoting ikintu kidafatika, nibishoboka nubwo wazana yawe. Nundi nigiye biri buvune gukina indirimbo cyangwa se kwamamaza ikintu nundi kitari buve ku rwego rumwe ngo kijye ku rundi. Yeah. Adams, reka mushimire rero, urakoze kwemera kuduha kanya tukaganira ho gatoya. Ngira ngo byari byose abwirwa benshi akumva beneyo, nakunda kumva ko kantu ukunda kukavuga. So rero ubwo ibyo byose uwumva yumvise, niba hari icyo yakuyemo yagikuyemo, turagushimiye. Murakoze cyane, gusa mwibutse ko umwana uzubwenge bamusiga yinogereza. So uwumvise yumvise. Niba ari urwango nambwiye ngo noneho hari abantu bafite urwango benshi cyane barimo kugenda bavuka buri munsi. Je narabaretse noneho turebe niba ari je ubavuga. Asante. Urakoze cyane JALAS.